tugeze mu gihe cyo gusenga tukaba maso, kuko abantu muteye Imana umugongo kandi Imana ije gukora. Nubwo Yesu atinze ntabwo urupfu rutinze. Imana nishe ejo bundi umusibe ejo ndi gusenga, Imana yanyeretse iherekwa imereza ihishirwa ngomba kubazanira. Nagiye kubona mbona imvura iri kugwa nyinshi cyane, mbona imvura iraguye, mbona umuvura ateye, mbona utembanya abantu benshi, kandi imikungu irazamuka ngabahanuzi ba Bali barahuma ngere y'abajyamo bonyine. Nari mvuze ngo enedari, nari mvuze rebostation shato kidemano, nari mvuze ngo Imana ihumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Amen. Imana iguhumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Ndabonze urugamba uri kurwana ariko akiri ubuhanuzi Imana impaye. Imana ihumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Hallelujah. Nari mvuze ngo ibikunaniye bijyane ku musozi w'Imana, ibikuruhije biterane ku musozi w'Imana, bijyana aho Imana ikorera, bijyana aho Imana ivugira, bijyana aho Imana igutabaye. Ibikuruhije intambara urwana, urugamba urwana, bijyane ku musozi w'Imana. Kubera iki? Hari abantu batura ahantu Imana ivugira ariko itahakorera. Nukuri ikira ubivuze nari ngambiriye kuzabikora ariko urananze. None haguruka ujye Iburasirazuba, impande ya Yorodani, hafi y'akagezi bita Kereti, kuko ngiye kuzagutungirayo, ngiye kugutegekera ibikona. Bishatse kuvuga ngo iki? Eliya arahaguruka, biravuze ngo Imana ni umutungo wimukanwa. Bivuze murabyumvise? Imana ni umutungo wimukanwa, kandi amasezerano Imana yaguhaye nayo ni umutungo wimukanwa. Nari mvuze ngo nubwo wafashweho ijambo, nubwo inzira zifunze, akira Imana igufukuriye kandi kare. Ngo irinze impanuka, indege yari igiye kuzava muri Amerika, Imana iyirinze impanuka. Nibwo Imana y'igitega imbwirira ngo kandi igihugu cy'u Burundi Imana igishyizeho uburinzi, igiye kugitabara, ije gukorana nacyo. Irambwira ngo abarundi barasenga, mu bantu bakizwa abarundi barasenga. Imana irambwira ngo ibabambira amahema, irongera irambwira ngo kandi muri Kongo babe maso. Turabashuje mwebwe mwese abadukurikira ku Muremyi TV. Imana ibahe umugisha, turabishimira kandi turabakunda cyane. Mwebwe mutuye mu Rwanda, mutuye mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burengerazuba, iburasirazuba n'umujyi wa Kigali, turabashuhuje. Namwe abari muri diaspora, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibarinde. Turabishimira kandi turizera ko Imana ibarinze, turizera ko mwebwe mwese Imana ibakomeje. Namwe bari kwa muganga bafite ibibazo mwese, Imana ibashyigikire kandi ibisubize mwese. Imana rero ibarinde kandi ibahe umugisha. Turizera ko reka tubakire muri iki kiganiro tugiye gukora cy'ijambo ry'Imana. Mwebwe ni mwebwe muduha gukora, mwebwe muduha ibiganiro kugira ngo mujye mubireba, mwebwe muduha rero, ni mwebwe muduha ubuhanuzi kugira ngo duhanure ibigenda kuba. Imana ibahe umugisha rero, mukande subscribe kuri Umuremyi TV kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu mu gihe cyose twasohoye. Reka tubashimire rero, tufite umutumirwa imbere yacu, ni umukozi w'Imana, n'umutumishi, muramuzi, sibwo bwa mbere ageze ku Muremyi TV. Reka tumwakire mu izina rya Yesu, tumuha karibu. Yesu nashimwe cyane, umukozi w'Imana. Yesu ahabwe icyubahiro. Iminsi myinshi cyane twose twatugukumbuye ku Muremyi TV. Mumeze mute? Turakomeye muri Kristo Yesu. Muri iyi minsi bimeze bite mu mwuka, bimeze bite? Twatumaze igihe tutabonana ariko nakubaza ati mu mwuka bimeze bite? Mwisi y'umwuka bimeze neza, biratunganye kuko nta gihe n'iki na kimwe Imana yahagaritse gukora cyangwa se kubana natwe. Imana ishimwe rero kandi Imana ihabwe icyubahiro. Nashaka kuvuga ngo reka nkubaze ikibazo. Muri iyi minsi abakristo cyangwa urubyiruko rwo muri rusenga Imana, abakristo muri iyi minsi b'urubyiruko ko batari gushaka abagore ngo bakubaka ingo, biterwa n'iki kandi ari abakristo? Biterwa n'igihe ndetse n'igihari.
wowe niko ubibona? biterwa n'igihe ndetse n'igihari. ubwiye abakristo b'urubyiruko, ntabwo ubwiye urubyiruko muri rusange. ubwiye abakirisitu. ubwiye abakristo. hari abantu bategereje nzaya y'Imana, kandi mbere y'uko nawe ndabona wambaye metero papa, mbere y'uko uba umupapa abanje kugira nzaya y'Imana. yego nyine none bategereje nzaya y'Imana, Imana ize gukora ku buzima bwabo. ubwo ni ukuvuga ngo impamvu urubyiruko rw'abakristo batubaka ingo n'iz'Imana, abandi bavuga ko ari ukubera ko mbese ingo z'abakristo zisigaye zisenyuka cyane bakaba babitinya. wowe ntabwo ariko waba ubyumva? reka biravuze ngo abazimana bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. nari ngende mu ijambo rivuga ngo urugo rwubatswe n'Imana ruba rufite ingabo nyinshi, ruba rurinzwe kuko Imana ibishyigikiye. yego. ariko urugo rutubatswe n'Imana ruzamo amacakubiri. rushobora no kubakwa n'Imana nibyo Satani akarusa, kuko umujura ajya kwiba hari ubutunzi, ntabwo umujura yiba ahantu hatari ubutunzi. rero niyo mpamvu n'abubatse ingo ziri gusenyuka nabagira inama be kujyana, ahubwo nibasenge. kuko ubuzima budasenga nta shusho bufite. yego. sawa, Imana iguha umugisha. rero wenda na kari gaciye kugira ngo nkwibarize, kuko urubyiruko muri iyi minsi rufite ubwoba, rufite kugira kubera ingo ziri gusenyuka. ariko twavuga ngo iyo turi kuri izi kamera tuba dushaka kugira ngo twigishe n'abantu. burya iyo tuvuga ijambo ry'Imana tuba twigisha abantu kugira ngo bave mu byaha, ariko no muri rusange tuba dushaka kugira ngo twubake ingo. twavuga ngo rero Imana niyo yubaka ingo, Imana niyo, iyo wasenze Imana iragutoraniriza, siko bimeze? iyo wasenze burya iyo wicira inzira aba ari inzira zawe, niyo mpamvu inzira zawe utazimenya ibirimo. niyo mpamvu rero natwe rero tuba tugira ngo twigishe abantu basenga Imana kugira ngo Imana ibayobore mu byo bakora, kuko nibayoborwa n'Imana ingo zizubakwa kandi zubakwe neza. Imana rero guha umugisha umukozi w'Imana. reka tuguhe umwanya n'ubundi hari icyo Imana yakubwiye, hari icyo Imana yaguhaye kugira ngo ubwire abanyarwanda abakurikira Umuremyi TV. reka tuguhe karibu udusengera Imana, twinjire mu buhanuzi mu ijambo. karibu umukozi w'Imana. murakoze. hari abantu bashobora guhita bavuga ati se yitwa nde? amazina nitwa Prophet Emmanuel. ndi umukristo nakijijwe, dusengera muri ADPR Gasabo. Uwiteka Mana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana yera kandi uzahora wera, uri Imana y'imirimo, uri Imana y'ubutware. yowe abivuze neza mu bice 41:25 aravuze ngo nta yindi Mana ihanye nawe, kuko wavutse utagira ubwoba. bishatse kuvuga ngo nta bwoba ufite bw'ibintu byose biba ku isi. yego. twari tukwinginze ngo inubane nawe. biravuze ngo turaguhamagaye nk'umubyeyi mukuru. biravuze ngo ntabe ari twe ahubwo aba ari wowe. ibyo ushima ndetse n'ibyo ukunda biganza. urakoze kubyumvisha mu izina rya Yesu. amen. zamuka gatoya gutyo. gutyo. ni karibu cyane rero. murakoze. Imana ibahe umugisha. nzanye ijambo rivuga ngo gukorera Imana udakebakeba biguhuza kubona mu maso y'Imana. gukorera Imana udakebakeba bigutera kubona mu maso y'Imana, cyangwa se bigutera kuramba. reka tuvuge iryo jambo byibura woneza amatwi bikurikirane, ukuremo ijambo bivuga ngo gukorera Imana utayibangikanye bituma uramba. hanyuma Bibiliya iravuze ngo hariho umugabo witwaga Ahabu
umwami wa Isiraheli, ariko ahaba atarajya kuba umwami yari uwundi muntu ariko yubahaga Imana. Hanyuma Imana iramusanga yambwira ngo Ahabu, ngiye kukugira umwami wa Isiraheli, ariko nubwo ngiye kukugira umwami wa Isiraheli biravuze ngo hari abakubanjirije bagiye kuvaho. Biravuze ngo kandi aba bakubanjirije igitumye bakuyeho si uko bagenze mu nzira nshaka, ahubwo bagenze mu nzira nashaka. Hanyuma Ahabu we mushyizeho kugira ngo uringanize ibyo abandi bataringanije. Hanyuma Ahabu, uwo ni Uwiteka yabwiraga Ahabu, Ahabu icyo uzakora cyose uzabanza ungisha inama, nanjye nzakugira inama. Kabiri, kandi Ahabu muri bwoko bwa Isiraheli ndi Imana igendera muri bwo. Gatatu, kandi Ahabu ndi Imana ifuhira ubwoko bwa Isiraheli. Kane, ndi Imana ibukunda. Bivuze ngo Ahabu arayobora, akora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, ngo ariyongeza. Ahabu ariyongeza, ngajya gushaka ubucuti mu banyamahanga. Hanyuma hageze nakubitana n'umwana w'umukobwa bitaga Izebeli, ngaramubenguka. Ariko nubwo amubengutse, aba banyamahanga bari babizi yuko muri Isiraheli hari Imana. Bari babizi ko Imana ya Isiraheli ivuga, bari babizi ko Imana ya Isiraheli ikora, bari babizi, bari babifitiye amakuru. N'uyu mukobwa Izebeli yari abizi. Hanyuma Ahabu ari kurambagiza, umukobwa aramubwira ati nibyo gukundana nawe twakundana, ariko se twahuza gute kandi tudahuje Imana? Ahabu ati nagukunda gute? Nagukunda nkananirwa gukunda Imana yawe. Icyo ngiye gukora, ngiye kugenda nice ubwoko bw'Uwiteka bwose, harimo n'abahanuzi. Nindangiza mfate Imana yanyu nyubakire mu gihugu cya Isiraheli, nzayishakira abazajya bayiramya, nzayishakira abatambyi, hanyuma uze tubane. Ngako kanya, kuko Ahabu yayoboye imyaka 22, ngako kanya Isiraheli iticikamo igikuba. Isiraheli iragenda irahindanya. Akimara gusenya igicaniro cy'Uwiteka, ngo Isiraheli irahindanya isa nabi. Ngo ariko muri ako kanya bakiri kwica abahanuzi b'Uwiteka, ngo hahita haboneka umugabo umwe, umugabo wita Ishubi, umugabo w'umusuhuke, umugabo w'umunyagalihadi. Hanyuma uyu mugabo Bibiliya ivuga ko yitwa Eliya. Hanyuma Eliya hari ibintu bigera kuri 3 byamurangwagaho. Ikintu cya mbere, Eliya nta nkweto yagiraga, yambaraga bodaboda zicitse. Icya kabiri, Eliya nta sengeri yagiraga. Icya gatatu, Eliya nta mukandara yagiraga. Icya kane, umusatsi wari waramwereyeho. Ngeri yarenze kuntu ubwoko bw'Uwiteka buri gupfa. Arenze kuntu Isiraheli imiraguje, ngagira agahinda. Aravuga ngo nshingiye ko mu mahanga yose uwubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Imana imwemera. Reka nanga agasuzuguro ko kurenganwa ubwoko bw'Imana. Aragenda asanga Ahabu. Ahabu aramwitegereza, amurebera muri bodaboda ishaje, amurebera mu ishati yacitse nayo idafite ibipesu byuzuye, amurebera mu musatsi, amurebera mu gucegeza ikirere. Arambwira ngo gaho urambwira amagambo y'iki kuhagaze imbere yanjye. Umva kono Eliya yamubwiye, yaramubwiye ngo aka kanya Imana igukwiye mu butayu uribagiwe, urariyura hafi, utangiye kurenganya ubwoko bw'Imana, utangiye gusenya igicaniro cy'Uwiteka. Eliya, Ahabu, ndababaye. Arababwira ati ndababaye. Ahabu ati wababara wakora iki? Aramubwira ati ndababaye icyo ngiye gukora, kuko yavuze yuko idahamagara abakomeye ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Njyewe negetse imvura imyaka 3 ndetse n'ikime
nacyo sinyigusigira kugeza igihe nzagarukira kuyivuma uri kongera kwamo. Iyo umukozi w'Imana avuze Imana agakorera Imana adakebakeba, umukozi w'Imana azibye icyo Satani yateje mu ijuru. Imana yagireba icyo Satani yasize igasanga umukozi w'Imana gihagaze bari kuyihamiriza. Ngimana yumvisha amagambo Eliya avuze, Imana biyikora ku mutima. Amen. Imana ibwire Eliya, iramubwira ati Eliya, ubwo ndwaniriye ishyaka, nje ndi Uwiteka sinzagukoza isoni. Ibyo uvuze nje kubishyigikira, ubivuze nari ngambiriye kuzabikora ariko urananze. None haguruka ujye iburasirazuba impande ya Yorodani hafi y'akagezi bita Kereti, kuko ngiye kuzagutungirayo, ngiye kugutegekera ibikona. Bishatse kuvuga ngo iki? Eliya arahaguruka, biravuze ngo Imana ni umutungo wimukanwa. Imana ni umutungo wimukanwa, kandi amasezerano Imana yaguhaye nayo ni umutungo wimukanwa. Narimvuze ngo nubwo wafashweho ijambo, nubwo inzira zifunze, akira Imana igufukuriye kandi kariba. Amen. Akira gufukurirwa kariba n'Imana, akira guhabwa agaciro n'Uwiteka. Biravuze ngo Eliya agera i Kereti, ahantu tuhatinda. Ageze Kereti ngo Imana itegeka ibikona. Ntabwo Imana yategetse igikona kimwe, ntabwo yategetse bibiri, ntabwo yategetse bitatu. Kubera iki? Iyi tegeka kimwe cyari kugenda kikananirwa, nikikajya kiba umugezi wa buri munsi. Igitegeka bibiri byari gusigana, iyi tegeka bitatu byari kurambira. Ahubwo yategetse igikona, itegeka byinshi cyane ngo bikajya bisimburana, bikamugemura ku kagezi bita Kereti. Ngo hanyuma kano kagezi kaza gukama kuko nta mvura yagwaga. Ngo kamaze gukama, ngo Imana irongera musanga, iramubwira ngo wigira ikibazo, ahubwo mwohereje Serifati, niho ngiye kugutungira. Bishatse kuvuga ngo nubwo inzira ya mbere yifunze, Imana igufukura iyindi nzira. Amen. Nubwo inzira ya mbere yifunze, enekrome mando yasire toute revenesanso, Imana ifukuye iyindi nzira. Biravuze ngo Eliya itagera i Sarefati, ngahita akubitana n'umupfakazi. Akubitanye n'umupfakazi ngo yari afite udukwi tubiri mu ntoki. Eliya ngahita amubwira ngo genda umere, mama nkeneye amazi yo kunywa. Umukecuru amubwira ati nta kibazo nayaguha. Mu gihe agiye kugenda ngo ijwi ry'Imana risanga Eliya, riramubwira ngo mumbwirira kugaburira. Eliya amubwira ati mama ndashonje. Umukecuru ati mwana wanjye, urabizi amapfa yateye muri Israheli, urabizi byabaye, nsigaranye agafu gakeya n'utuvuta duto mu meza, ngiye kurya n'umwana wanjye tukipfira. Umvira ko ramubwiye, yaramubwiye atumva ku Imana ivuganye nanjye, irambwiye turamukuma ibyo kurya, ikibo cyawe ntabwo kizaburamo ifu. Bibiri babwire na jambo, ukuboko gutanze gusarura ibitugu byawe, uko gusarura ibiruta ibyo gutanze. Abwira ati ndarahiye, ntabwo ikiba cyawe kizigira kiburamo ifu, icupa ryawe nirizigira riburamo amavuta. Kandi Imana irambwiye ngo mbere yuko ubikora, genza ubanze unekere mbanze. Ngo umukecuru aracana, ashyiraho amazi, ngahita atuma umwana wewe ngifu. Umwana wageze mu cyumba, uzi ibintu umwana yaboneye mu cyumba. Umwana ageze mu cyumba yegereye ikiba giteruye cyanga kuva aho kiri. Mama wati kuki watinze mwana wawe? Ati mama tuzi ibintu bibaye, hati ikibo cyananiye cyuzuye ifu. Mana ngo nukarateka, aramuhereza aramugaburira, amuhereza icumbi mu cyumba cyo hejuru. Biravuze ngo uyu mwana afatwa n'uburwayi ahita apfa. Amaze gupfa ngo uyu mupfakazi yegereye aramubwira ngo mbese nagucumuriyeho iki ko gituma umura ibyaha byanjye ugacura umwana wanjye? Eliya ahita afata umwana ngo amutereka mu gituza, avuga ijambo rikomeye. Aravuga ngo itaneguruza izuru, itibagirwa imirimo, Imana y'Isaka na Yakobo, Imana ikora imirimo, Imana yamamagaye ikamamagara hari abo nsimbuye. Biravuze ngo nanjye ndakwinginze, uyu mwana azansimbura, uyu mwana akeneye ubuzima.
Imana ihita yumva gusenga kwa Eliya umwana ahita yongera abona ubuzima. Hanyuma ngo igihe rero yari ahantu cyari cyegereje Bibiliya nayihutishije mu nyihanganire murabona burije. Hanyuma ngo igihe rero ahantu cyari cyegereje Imana avuga ngo noneho haguruka ngiye kongera ngo ishe imvura muri Israel, ngiye kongera Israel nongere gituzemo. Biravuze ngo yari yarahaguruka ageze mu nzira kubitana n'umugabo bita Obadiya. Obadiya bisobanuye ngo ni iki? Bisobanuye ngo ni umugaragu. Hanyuma Obadiya yari umugaragu ibwami. Ni igihe umwami Ahabu yari amubwiye ngo jya gushaka ubwatsi ku nkombe z'uruzi ndetse no ku ruzi tugaburira amatungo kuko amapfa yateye. Hanyuma uyu Obadiya ntabwo mbigiyemo cyane, ni umuntu wafashije ubwoko bw'Imana ubwo Ahabu yari ari kwica abahanuzi w'Uwiteka, afata abahanuzi 100 abagabanyiriza mu buvumo ngo 50 ajya kubikopeshereza. Isomye igitabo cy'abami kigaragaza inkuru abami bice 4, inkuru z'umupfakazi wasanze Elisa akamubwira ngo uwishiza yahageze. Elisa akamubwira ngo ugenda utire ibidomoro wuzuze utuvuta mu bidomoro nuragize umbwire. Icyo ni ikindi cyigisho. Hanyuma Bibiliya iravuze ngo nuko muri ako kanya ahura na Obadiya amubonye arikanga, aravuga ngo databuja uracyariho? Ati ndahari. Atuze amatangazo umwami Ahabu yamanitse, ati ku byapa, ati ku misozi twaraguhize twarakubuze. Eliya ati nagaragaye rero, ati genda umbwire umwami Ahabu duhure. Obadiya turagira ngo ace igihanga k'Imana yijya ibasha kukuburisha ntagenda ukongera ukabura. Eliya ati ndakubwiza ukuri ntabwo ndi bubure. Biravuze ngo aragenda Ahabu amukubise amaso aramubwira ati se bigenze gute? Naho amapfa yarateye. Obadiya tuzi ibintu bibaye, timuye na Eliya tibishoboka gute se? Ati maze yarakeye, tinaga cyambaye bodaboda, ati yambaye tongo, ati yambaye costume nziza, tunze ka ordinaire, tarambwe ngaragukeneye. Umwami Ahabu ati nimubona amaso ndahita mwica. Ariko mana we ngo nukaragenda mugeze imbere aramubwira ngo Eliya n'umuruho batoje Israel. Aramubwira ati tuza, sinjye wateje umuruho, niwe wateje umuruho n'inzu ya so. Mwanze kumvira amategeko y'Uwiteka mukemerera kubakirwa ibigirwamana. Ahubwo mu gitondo genda ubwire ubwoko bwa Israel bwose, ubwire n'abahanuzi ba Bali 400, wongere n'abasheri 450. Hanyuma ufate ibitambo 2, intama 2, duhurire ku musozi wa Karumeli turahamagara Imana. Narimvuze ngo ibikunaniye bizane ku musozi w'Imana, ibikuruhije biterane ku musozi w'Imana, bijyana Imana ikorera, bijyana Imana ivugira, bijyana Imana igutabare. Ibikuruhije intambara urwana urugamba urwana bijyane ku musozi w'Imana. Kubera iki? Hari abantu batura ahantu Imana ivugira ariko itahakorera. Nukuri hari abantu batura ahantu Imana ivugira ariko itahakorera. Ikiba kigusabwa vaho Imana ivugira ujya aho Imana ikorera. Imana ikorera ku musozi. Mu gito Eliya Ahaba byumvishe yumva ibyo Eliya amubwiye nibyo. Haje ubwo Ahaba yarakishe Eliya, yarakimwishe. Mu gitondo bahurira ku musozi wa Karumeli. Bakimara guhura ku musozi wa Karumeli, Bibiliya iravuze ngo nuko Eliya abwira aba Israel avuga ati nimba muzi Imana yanyu nk'Imana y'ukuri muyikurikire, ariko nanone nimba muzi ko ibigirwamana mukabare muzi muyikurikire. Aravuga ngo noneho menye karinge ngenyene. Bose ngo baraceceka. Ahita avuga ngo menye karinge muhanuzi w'Uwiteka usigaye. Wowe uneze amatwi ni wowe Imana ishaka, wowe ubwawe ni wowe Imana ishaka kuruta uko yatina 300 batarabo umumaro. Ni wowe Imana ishaka mu gihe nk'iki ngiki ngo uyibereho umumaro. Biravuze ngo nuko Eliya itabwira Ahabu aramubwira ati wowe fata mubanze muhamagara Imana yanyu kuko mwe muri benshi. Ngo abahanuzi 450 ngo bahamagara Imana ngo biyiriza umunsi ngo bigeze mu gicamunsi Eliya aravuga ngo mbanze Imana yanyu yasinziriye muyikangure.
ngo nuko baribagagura baritibagagura bariyanga kumva kubera ko ifite amatwi yumva, ifite amaso nireba, ifite umunwa nivuga. Ngabonye bisanze ifite amazuru nihumeka, ngabonye bisanze ngabegezayo. Naratangaye. Ngamaze kubegezayo ngahita yongera yubaka igicaniro cy'Uwiteka kuko cyari cyarasenyutse. Ngahita afata n'amabuye 12 bisobanye imiryango ya Yakobo ngarayashinga. Amaze kuyashinga ngahita acukura ibinogo. Ariko mana yanjye umva ubuhanuzi nzanye uneza amatwi. Imana ikoresha abanzi bawe. Imana ikoresha abanzi bawe kugira ngo uhure n'umugisha wawe. Bivuze gute? Amaze gucukura ibinogo Eliya yarabakoresheje. Arababwira ngo musuke mu binogo, musukemo gatatu. Bisobanuye iki? Bisobanuye Imana, Umwana n'Umwuka wera. Ngo basukamo. Ako kanya Eliya itapfukamo. Aravuga ngo Imana y'Isaka na Yakobo umunsi bimenyekana. Ngo Imana ititwika igicaniro. Ikimara gutwika igicaniro, ngamba yamabuye aramenagurika, amaze kumenagurika, ngo imikungu irazamuka, ngo abahanuzi ba Bali barahuma, ngere yabajyamo bonyine. Nari mvuze ngo Enedari, nari mvuze Rebostasom, Shato Kidemano, nari mvuze ngo Imana ihumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Amen. Imana iguhumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Ntabwo nzi urugamba uri kurwana nawe, ariko akiri ubuhanuzi Imana impaye. Imana ihumisha abanzi bawe kugira ngo iguhuze n'umugisha wawe. Haleluya. Abanzi bawe bagihumye, Imana iguhuze n'umugisha wawe. Amen. Ngeri yamaze kubica yaramaze kunanirwa. Ndumva kandi ngiye mu Mwuka wera. Ngo nuko yicara ku kanungu k'umusozi ngabwira abaja umuja we ngo genda undebere mu muringote. Genda undebere musi y'umukingo. Kuko bari ku musozi w'Imana ikamera. Ngarebye ishuro yambira buri kintu. Biravuze ngo yagiye ishuro kuziringa. Ngo ku ishuro ya karindwi ngageze ngabona gacukangana nk'ikiganza. Aravuga ngo mbonye agacukangana nk'ikiganza kagaragaza ko imvura igiye kugwa. Eri aravuga ngo ngaho ugenda umbwire Ahabu ategurira igare ryiwe kuko imvura igiye kugwa itamusanga ahangaha. Biravuze ngo nuko Ahabu ategura igare rye arijyamo aragenda yerekera mu marembo y'Isiraheli. Urumva ngakimara kugenda ngeri ye yicaye ngo Mwuka wera araza. Ngahita mucebo ngahita yirukanka ngaca kuri Ahabu ngagenda mupepera. Nari mvuze ngo abizamuye Imana itabazamuye Imana ibagutambutse. Hari abantu bose bizamuye Imana itabazamuye Imana ibakurenze, hanyuma bazasanga Imana yakugejeje ku mugisha wawe. Tugeze mu gihe cyo gusenga tukaba maso kuko abantu muteye Imana umugongo kandi Imana ije gukora. Nubwo Yesu atinze ntabwo urupfu rutinze. Imana nishe ejo bundi umusibe ejo ndi gusenga Imana yanyeretse iherekwa imereza ihishirwa ngomba kubazanira. Nagiye kubona mbona imvura iri kugwa nyinshi cyane, mbona imvura iraguye, mbona umuvura ateye, mbona utembanya abantu benshi. Kandi iyi mvura ntabwo igiye kugwa mu gihugu cy'u Rwanda no mu bihugu byo hanze. Imana igiye hose ku isi hose iyi mvura igiye kugwa, igiye kugwa. Imana iyi mvura umwana uri mu nda azamenya ko imvura yaguye. Umwana uri konswa azamenya ko imvura yaguye. Umukobwa, umusore, umupapa, umusaza, umukecuru, iyi mvura bazamenya ko yaguye kuko iyi mvura ije gutwara ibintu byinshi. Arimo aragenda akuramo, nabonaga ari gukuramo umubyeyi uhetse umwana n'abana batoya, nkabona ari kubashyira ku bikuta ahantu hari ihema. Numva Imana irambwiye ngo igihe cyane wakigiye kongera kigaruke. Mwarabwiwe nimwumva muvunira ibiti mu matwi. Ni ahantu Imana itababwiriye. Ku maradiyo yaravuze, kuri social media iravuga, mu mihanda iravuga, mu matorero iravuga, ahantu hose ni ahantu Imana mwavunira ibiti mu matwi. Ariko igihe kirageze, mbona iyo mvura ni nyinshi cyane. Imana irambwira ngo ninze mbabwire ngo igihe kirageze kuko mwanze kumvira. Umujinya w'Uwiteka ugiye kubamanukira. Abazi maso, abazi ubwenge nirabe maso bagarukire aho ngaho kuko Imana igiye kubishyira ku mugaragaro. Igihe kirageze, Imana iri kubabarira kandi ari nako biri kugira ku musozo. Muzubwe ngo mwarabwiye mwanga kumva, mugarukira aho ngaho kuko iyi mvura igiye kugwa.
izaba iteye ubwoba, izaba uteye ubwoba. Njye Imana yambwire ngo ni igihe cyane wakigiye kugaruka, ngo kuko igihugu mwagihinduye, isi mwayihinduye nk'Isodoma n'Igomora. Nimugitinya gukora ibyaha mukajya ku gatute, nimugitinya gukora ibyango ibizira. Isodoma n'Igomora ibyahabereye murabizi. Mujinya w'Uwiteka wamanutse, uje imvura igiye kugwa idasanzwe. Nimube maso, nuko Imana yari yanumye. Imana ibaha umugisha. Shalom. Mukozi w'Imana, uduhanuriye ubuhanuzi bukomeye cyane. Imvura igiye kugwa ni imvura isanzwe nk'uko ku bwa Nowa yaguye? Ni imvura isanzwe, ni imvura isanzwe igiye kuzagwa. Kuko izatwara byinshi, izasenya byinshi, ariko nyuma yabyo ababaye maso, ababanye n'Imana, nabonaga ari mareka ugenda ukuramo abantu abashyira ku ruhande ahantu ku gikuta hatwikiriye. Numva Imana irambwiye ngo abayikoreye yabashyizeho uburinzi, izabarinda. Yego, ubwo ni ubuhanuzi bukomeye cyane. None wagira inama abatwumva gute nk'ubuhanuzi uhanuriye muri uyu mwanya? Ikintu nababwira cyo, abantu nibave mu byo barimo begera Imana, bakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Nibagera ahatagaragara aho bera imbuto bakiranuka, binginga Imana. Ariko niba utabura umwanya wo kujya mu kazi, cyangwa n'ubura umwanya wo guterura ikiganiro gipfuye, kuki ubura umwanya wo gusenga Imana? Na rwego wagera utakenera Imana. Abantu bari maso bafashe izina ry'Imana uko bitari Imana, bayifashe nk'agatenesi, bayifashe nka baro badunda ikazamuka bakongera bakayidunda. Nubwo Yesu atinze ntabwo urupfu rutinze, ahubwo ko Yesu agarutse aragusanga. Nuko nyine ntabwo ndi burenzaho, nuko Imana yambwiye. Mukozi w'Imana, hari ubundi buhanuzi nigeze kumva uhanura bw'uko indege iguye. Ubwo buhanuzi bwari bwo? Ni Imana yari yansanze ndi gusenga saa 9. Imana inyereka muri zimera zo kwa 12, muri uko kwa 12 tugiye gutangira. Imana inyereka hari indege igiye kuva muri Amerika. Ije hari abantu baje gusura imiryango yabo cyangwa n'abavandimwe. Mbona habayeho umuyaga mwinshi cyane, mbona Satani ateje umuyaga, mbona ya ndege ikoze impanuka. Imana irambwira ngo nisenga, ndasenga. Imana irambwira ngo irinze impanuka, indege yari igiye kuzava muri Amerika, Imana iyirinze impanuka. Nibwo Imana yagitega imbwira irambwira ngo kandi igihugu cy'u Burundi Imana igishyizeho uburinzi, igiye kugitabara, ije gukorana nacyo. Irambwira ngo abarundi barasenga, mu bantu bakizwa abarundi barasenga. Imana irambwira ngo ibabambira amahema. Irongera irambwira ngo kandi muri Kongo babe maso, kuko hari ibyo ijuru naryo ribanenga. Mbona iyo ndege, mbona iyo mpanuka Imana yikuyeho, ndaza ndabitambutse. Murakoze cyane mukozi w'Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikongera imbaraga n'amavuta. Mujye musengera igihugu cyacu, musengere ibihugu bya Afurika rwose, kuko nibyo bikwiriye cyane, kuko Imana twebwe iranadukunda cyane mu Rwanda. Imana iguha umugisha rero, kandi Imana ikurinde, ikuyobore, igukomeze. Namwe mudukurikira ku Muremyi TV turabasabira umugisha, kubwo mudukurikira buri gihe mutwereka ko mudukunda. Ngaho mukande subscribe, comment, like, ko byose mutubwire uko bimeze. Kuri ubwo buhanuzi rero navuga ngo mwitegure kandi mube maso, musenge, kuko igihe cya Yesu kirageze, kandi ni byiza kugira ngo naza azasange twiteguye. Imana ibaho umugisha. Cawu, umugoroba mwiza.